kandi jewe ntago mba njyanywe n'amafaranga ahubwo nge mba njyanywe n'irari kuko jewe ndanamuhombye kuko ndasheta akose mama zuko abagore muri kunda sha nyine ubuse urabona bamuntwaye burundu kandi ari shirange twisazaniye we yagenda burundu akaba arabinyeretse kandi jewe njye mbikora bucece ngira muze nkota eje iyo wumvise ibintu nk'ibi nawe ujya mu dukobwa ugateta udukobwa wifata gute Darega ubundi rimwe na rimwe ahubwo utabona nananiwe bakoze akazi kenshi ufite ibibazo mu mutwe ibibazo hirya no hino iyo mirimo rero burya kugira ngo yigemo no kubanza kwitegura ugasanga mu mutwe ari hazima nta bibazo ufite nayo harimo ibibazo byose biba byapfuye wenda ikindi kintu cyo navugira kuri muzehe uza stress no kwinanirirwa n'iki we ntabwo turi dukobwa ajyamo nuduhenda aba icyo bita duhenda ntabwo by'imbaraga nyinshi bimusaba n'ukugenda bakaza bakamushima bakamukora mu mutwe bakamukora mu mwemwe bakamumasira ubundi agasheta inoti muzora byemera ibyo bintu wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park ndi kumwe n'abantu mfana ndetse cyane cyane mu mafilime atandukanye mwagiye mukunda uyu mupapa mwibuka by'umwihariko muri filime yitwa Rwasa ari umuhirwe ariko ari umuhirwe mu kuntu uyu mumama rero sasa rero aratwika ari imanukira agatwika agasiga hose akongotse n'umugabo n'umugore tubahaye ikaze abantu baza gutungurwa kubabona muri kumwe basanzwe bamenyereye kubera ko inshuro nyinshi muri filime dukina henshi tuba turi kumwe yego kimwe mu bintu nshaka kubanza kubaza reka mpere ku mugore bavuga ngo umugore mbere na mbere siko bimeze muze niko bimeze mu mazu tukoze mu mafilime atandukanye by'umwihariko abantu gukunda muri bamenya cyane uri shugamami hari n'izindi filime wagaragayemo uri shugamami yego ni gute uba shugamami kandi ufite umugabo aho ngaho muri rero kuba shugamami bafite impamvu kubera kujya gufata icyemezo cyo kugira ngo ube shugamami hari impamvu nyinshi harimo iyo kutanyurwa mu buriri niba muzehe yinaniriwe akaba ashaje urumva nyine ngomba kujya gushaka umwana ushoboye muzehe ibyo bintu bivuga w'iki umugore wanjye ariho arantera urubwa rwose ibyo ndabishoboye 100%. Aburiya abasaza nubwo abashoboye afite na experience ariko nyine abegereye mu zabukuru kandi umugore ungana nanjye amaraso burya niho aba atangiye gukura atangiye no gukunda imibonano mpuzabitsina cyane urumva rero muzehe niwe yikora agaturu kamwe agomba kujya gushaka umwana ukora amaturu 8 ibintu bikagenda neza cyane cyane ko muzehe barashoye n'amafaranga afite ayo ntagaguza turabinyoroheye ese mama Zuzu mbwiza ukuri ibi bintu ukina mu by'ukuri ntabwo bigusenyera biriya bintu rero cyangwa ntibigusenyera jewe ntabwo binsenya kubera ko ni akazi n'utundi twose kandi mu buzima busanzwe biriya ni sinema biriya bintu kubikora ni igitabo ni script producer bayaguhaye director niko aba yakuyobeye ngo ukine kandi kubera ko ari ibintu nagize akazi kantunze nk'umukinnyi rero wabigize umwuga sinjya mpita morore senese bamaye ntabwo se urabona natinye ndi umusazi
rero umva ibintu byose nagize imana asanga afite iyo mpano uvuga ngo sene zose bampaye ndazifitingamo neza ku buryo abantu babona ko ibyo bintu ari byo byanyabyo rero muzehe nta kuntu yapfuye kuko akazi dukora ni kamwe nawe yajya arya utwana ahubwo ibibazo ashiduka yakiriye yakiriye uduherena ugenda rero amasikiributi aba atandukanye nuko filime zacu zo mu Rwanda zigenda ikintu ushaka kwibaza mu by'ukuri iyo utanyuzwe ko wenda ufite umugabo uri busy ukuze iki ni ngombwa kujya muri tuya dusa ugomba kwiyeranja umubiri uraryanagira ugomba kwiyeranja kugira ngo bigende neza ntabwo wapfiramo ahubwo ikibi ni ukugira ngo abimenye ubikora muri siransiye kwaje ntabimenye burya ikibi ni ukubimwereka ukabikora ariko ukanabimuhisha ukamukunda kandi ukanamukundwa akazi kamwe shiri wanjye nyine utamusuzuguye se yabibwirwa n'iki hanze yamenye muramutse mubyumvikanyeho ukavuga uti sasa rero reka nigiye mu dusore nawe akavuga uti nigire mu dukumi twasenyera twamutwara burundu kubera ko aba afite ibifaranga agenda dushoramo kandi jewe ntabwo mba njyanywe n'amafaranga ahubwo njye mba njyanywe n'irari kuko jewe ndanamuhombye kuko ndasheta akose mama zuko abagore muri kunda shaka nyine ubuse urabona bamuntwaye burundu kandi ari shirange twisazaniye we yagenda burundu akaba arabinyeretse kandi jewe njye mbikora bucece mbwira muzehe Nkota Eugene iyo wumvise ibintu nk'ibi ngibi nawe ujya mu dukobwa ugateta udukobwa wifata gute mbega ubundi rimwe na rimwe ahubwo utabona unananiwe wakoze akazi kenshi ufite ibibazo mu mutwe ibibazo hirya no hino iyo mirimo rero burya kugira ngo uyigemo no kubanza kwitegura ugasanga mu mutwe hari hazima nta bibazo ufite nayo harimo ibibazo byose biba byapfuye wenda ikindi kintu cyo navugira kuri muzehe uza stress no kwinanirirwa n'iki we ntabwo turiya dukobwa ajyamo ni uduhenda abana aba icyo bita uduhenda abana ntabwo by'imbaraga nyinshi bimusaba ni ukugenda bakaza bakamushima bakamukora mu mutwe bakamukora mu mwemwe bakamumasira ubundi agasheta inoti muzora byemera ibyo bintu urumva naho njyewe kumumama ho biratandukanye kumama kugira ngo ngende nakubwiye ni irari ry'umubiri ni ukumva nshaka kwishimisha cyane kandi turiya dusore tukibyiruka ko wadafite irari ry'umubiri reka da we babananiwe no mu rugo babyaramunaniye se urumva mu bana bato kudatekereza ko aba yagiye hanze oya nyine ikintu kimpangayikisha cyo kujya hanze pe asesagura cyane kandi n'utwana dutoya abantu b'abapapa nk'aba bakuze baba bafite amafaranga turiya twana rero niyo baba bashaka ntabwo bari abana bashaka feelings z'ibyishimo by'umubiri bari bashaka umutungo rero bari abana nabo bafite abandi basore b'urubyiruko rwabo bangana binezerezaho reka tujye mu buzima busanzwe ukuntu ndi kubabona nta muntu ukeka ko muri umugabo n'umugore mva ibintu byarasakuje hanze aha byabaye saga urumva tumaze igihe kinini cyane dukina kandi akenshi badukasitinga nk'umugore n'umugabo hamwe tuba twishimye ahandi tuba dushwana ahandi tuba turi abakiri aha nawe yakinye ari umusenateri nanjye ndi umugore urumva mukasenateri ukuntu mba ngenda ndimwereye ndi nyina wa Biriko urumva nyine nabaga ndi mu rundi rwego muri filime yitwa Ikiguzi cy'amaraso rero inshuro nyinshi turikinana turahuza ni umuhanga ni umukinnyi w'umuhanga gukinana nawe ni umunyenga ibintu biba ari reality ntabwo wavanguye ibintu ngo ni filime ibintu ubona twabigize ubuzima busanzwe rero abaproducer batubonye bakabona ko tugendanye bakunda kudukastinga abantu rero mu buzima busanzwe bazi ko turi umugore n'umugabo babigize ibintu bya nyabyo ko ni umuntu umukinnyi imwe ebyiri eshatu mukagera ku 10 kenshi tukaba turi kumwe rimwe na rimwe ajya postinga nanjye njya mupostinga ugasanga ni ibintu abantu babigize ibintu bya nyabyo nisubize niba nk'ukuntu ujya gufataga akagukorakora mu gituza ubundi akabizi kutagafasha ariko akabizi ni ngombwa cyane ubundi abantu bangana natwe uretse ibyo bintu by'ibitabo baba banditse byo gucana inyuma ariko ubundi abantu bangana gutya baba basigaye bakundana nk'abantu bagifiansa iyo mugize amahirwe mukabana mukagera muri iyi myaka mwaratangiranye mukiri batoya mugasazana
umwe aba ari shushu be undi aba ari mama undi ari papa mwikundaniye nta na shitani biri mu rugo rwanyu ibyashitani biba byarashize imyaka 3 5 mugeze muri hahandi nyine umwe aba ari papa wundi ari mama wundi mwibaniye neza mwipapa na mwimama mwimama ari ikintu cy'amatsiko mfite urana nk'ukuntu yagufataga mwisanzuyeho cyane ntabwo nk'umugore wafuha amaze kubimenyera kubera ko filime ni filime nyine hari n'akandi kantu twigeze gufata muri filime y'ubushize iriya My Sister tugendana duhagararanye bashyiraho n'akaririmbo karirimba ibyo turiho dukora aho ngaho k'urukundo usanga yabyakiriye normal hari ibyo abantu babibera muri filime bakundana ariko nta kindi kiri nta hantu yigeze gufuha na rimwe oya ntabwo ajya afuha cyane ariko nyine ntibyabura ariko rero ngomba kubimwumvisha ko biriya ntabwo ari bwa mbere se byameze bite yarabyakiraga ubundi mbere ntabwo yabyaye yabonaga ko atari byo ariko kubera ko ngenda mbimwereka n'abana babigenda babimwereka bakamubwira bati dore uko bimeze dore filime iyi niyo yabonye amafilime yo hanze akayagereranya na bya bindi usanga arabyemerwa kandi ikintu cyangombwa burya ni confiance njye nkina filime bwa mbere iyo story nabahaye ya filime nakinnye bwa mbere yitwa Intamenya iriya filime nyikina abana banjye barayanze barayanze ngo mama biriya bintu wakinnye ni bibi ntabwo rero mw'abana mwe mubyemere cyangwa mubikunda kandi ko kazi nabonye murabizi ko tuzi twabuze tugomba kwihimbira utuzi rero niba nihimbiye umurimo cyane cyane murabizi ko ntabanga ntimuri abana banjye hariho najugunye kuki se mwabigerageje umutima mukumva ko nabataye oya mama biriya bintu birababaje banze hari sene nakinnye urumva nataye abana bafite amezi 6 b'impanga baratandukana umwe akura hariya undi akurira hariya kera umwana umwe ageze imyaka 18 aza gukora akazi ko mu rugo iwanjye none nkajya muzutaguza ndamwanga mabuja mubi none umugabo wanjye bakamukunda cyane yamuzanira ibintu nkabifata nkabitwika mbese ndi umugome cyane ku buryo bigaragara akanampondagura nkakomereka bakamfuka abana kabangore ukuntu baba bamugondagura mbese bakagira ngo nibyo byanyabyo nge ahubwo gukina uri nka shugamami nibyo bintu navuga ngo ukina cyane uri umugome uri shugamami reka mbanze mpire kuri shugamami nta bantu bajya babyitiranya ni nk'urugero ruhe navuga ngo bakoje abantu bagiye babyitiranya ndumva hari ikiganiro duherutse gukorana ngo ha nimero zanjye kiraho nimero zanjye za telefone rero iriya nimero yaranshingiye irankingira impamagabo impa n'imigereka abantu bakajya telefone cyane noneho bakaraba imwe nyina muri filime bakantereta bazi ko ari amafaranga mpakanimba cyangwa bajado na hari abahungu njye nyina ndi shugamami wabo muri filime bakagira ngo nibyo none ugasanga abahungu akanyandikira nko kuri WhatsApp akambwira ati sheri aturaho sheri ni sheri se tuziranye hehe ati se ati nanjye ariko nakubera sheri nakubera umufubuzi mwiza mana yanjye none ikindi hari abamama twahuye mu muhanda niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe Game Changer aka kantu se urakumvise ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa Social Dynamic Algorithm aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga African Digital Opportunity Initiative bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17 icyo ngicyo yumva udusore tugusaba ko tugupfubura ubuzima busanzwe utari muri filime birambabaza cyane nkumva nkavuga se ibintu nyine binesha agaciro ese bituma abantu banyubahuka kuri uru rwego
ariko nongera nkigarura icyizere kubera ko ibyo nyine ntabwo ari komeza. Rero hari abamama duherutse guhura twahuriye hariya mu mujyi baravuga ngo niwe ngo ntabwo ari ngo niwe ngo nturase ngo niwe baraza barangira ngo mama ngo uraho neza ngo mama ngo kuki uri umugome sendi nagize ngo turatwara tuduhunga urimo kwanduza sida koko utungana nk'abana zaye ko wa mubyeyi we biriya bintu mbese usanga abantu barabigize ibintu byanya babyigeze umutima cyane ndaseka ndavuga mama noya ntabwo ndwaye sida ririya ni imikino turimo turigisha uru rubyiruko rwishora mu busambanyi rukurikiye amafaranga rukananirwa gukura amaboko mu mufuka ngo rukore ugasanga rurishinga bashugamo muri barwaye bafite amafaranga bakeneye amaraso mashyashya biriya nibyo mba ndimo kwigisha ntabwo ari ubuzima bwanjye. Nakahe kantu wenda utajya wibagirwa umufana wundi w'umugabo yagukora kumva araringereye? Ngewe ubundi ngaragara nk'umuntu ufite igitsure ntabwo umuntu wese apfa kumenya ko yiboneye kuko niyo umbwiye ibidahuye ukambwira ubusa ngo usubize ubundi uretse kuba wanyandikira nabwo nkagusubiza uko mbajije akubwira nabi bitewe n'ibyo uje uvuga rero kugira ngo umuntu atinyuke abe yankora ku ibereye cyangwa abe yankoraho cyangwa aze ngo nsome tutamenyeranye ntabwo yabitinyuka mba niyubashye ndi umumama abantu babona ko ndi n'umuntu ukomeye mbese wo ku rundi rwego kandi nanjye ndiyubaha mu by'ukuri bitewe n'ibintu nkina ngerageza kwitwara neza kugira ngo mbitandukanye. Ntabwo nasohokana n'akantu k'agasore gatoya bavuga bati do aratangiye mu buzima busanzwe usohokana n'abameze gute? Mu buzima busanzwe uretse muzehe waje niba ushaka kunjyana ahantu akanyigurira agafanta tukicarana bakabona ari couple nziza nta n'uwabyegereza umutima. Mwasohokana mu buzima busanzwe mukajya gusangira nk'agafanta mwabikoze nk'ibisanzwe? Ashobora kumbwira ati sheri ni karame uriye nende mu rugo bona nishe umuzungu se nta kuntu waza kuva kuri akazi isuriye ati ndaje bagenda kubatsa kamujeti tukisangirira bisanzwe erega muri sinema tuba twarabaye umuryango turi abantu b'inshuti burya ibintu bigoranye ni ukumenyana gusa hari abantu babyegereza umutima bakumva ko ibintu dukora inyuma muri sinema n'inyuma ya kamera dukomeza ntabwo ari byo ariko ntabwo bivuze abantu ko warungutse n'inshuti umujyanama umuntu nk'uyu mukuru ushaka kugira ikibazo ukagenda ukamubwira uti rero bimeze gutya ngira inama kandi uva ntimwaganira umugisha iyo nama muticaye ahantu musangira. Muzehe hari umufana wigeze kugutungura by'umwihariko nk'umukinnyi wa filime arakubonye atangiye gukora ibintu biri bizarre imbere yawe niki utajya wibagirwa cyangwa ni uwuhe mufana utajya wibagirwa? Umufana wawe utajya wibagirwa nyine wakubonye ukabona koko aratunguwe agakora ibintu bidasanzwe. Nakubwiye ko hari uyu mudamu naje mu bukwe hano muri Sande Park hano yarantunguye aza yukamubera uko mbyifatamo nanjye ndamuhobera bya kigabo ariko menya ko ari ibintu bya filime arangije afata akaboko ajya kunyereka umugabo ati nguyu namubonye ati dufotore n'abana umugabo yanga kudufotora umugabo arafunga aranga pe ndamubwira madame ntibyihorere madame aragenda azana umugore mugenzi we baradufotora ati ndabwira abana ko nakubonye ati nibura mbere kifotora urwo rwo ntirwaserutse muzehe? icyakurikiyeho sinzi ariko burya niba umugabo yarabonye iyo foto burya abadamu bafite imbaraga zikomeye imbere y'abagabo ashobora kugenda akayimwereka ati wanze kudufotora ariko none badufotoye kandi nyeretse abana kandi icyo hagati aho nta kintu ushobora kuvuga nubwo wakorekana ko wafuhira umuntu uri hano abandi bari batanazi. Iyo ubona abantu bakunda barimo n'igitsina gore gutyo cyane akazi kagohora kumva yabyize ibintu bidasanzwe wifata gute? Je bifata ke normal ni umufana wanjye hari n'umbwira araza akambwira ati ndagukunda ni byiza cyane urakoze nanjye ndagukunda ati ndi umufana wawe buri gihe akaba nubwo afata nimero yanjye ya telefone nkumva aranshubuje cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp uraho maze utemuze ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bifata ko nibisanzwe nawe gukina filime ni ibintu byiza giye namaje no kandi biruhura mu mutwe ni ibintu biruhura mu mutwe cyane ukurikije nk'imyaka afite cyangwa se ngiye mfite kubera ko duhora mu bintu byo kwishima mubu nkunda kuguza iyo ndi hagati y'abasore nanjye mu umusore muto cyane ibiganiro ni iby'abasore nagira mu bantu bakuru nkaganira iby'abakuru nk'iyo ugiye nk'ahantu wa mugani mu bantu biyubashye b'inshuti zawe ugiye mu munsi mukuru mu bukwe ba bantu biyubashye b'inshuti zawe bareba n'ibintu kimwe
wabaye shuga mami shuga dadi simbizi wakinnye uri umugome bagufata gute iyo ndi kumwe nabo bamfata nk'umuntu mukuru nyine ariko kubera ko ibyo rimwe na rimwe ahubwo hari nubwo njya gusaba mu bukwe nkajya gusaba bambona mpagaze bakishima bati nguriya yaraje nguriya noneho nkatangira ijambo rya mbere nizeye ko mutanye mu mugeni bagatangira bagaseka rero ubwo ngubwo nkaba nabacishije bugufi ariko ugasanga n'ibyo bakabigira urwenya nyine. Wumva umeze gute iyo ubona abantu nyine bakwishimiye muri ubwo buryo? Mbere nibwo byantunguraga ariko maze kubimenyera. Umuntu araza akambwira nkamwumva nkasanga ke n'umufana wanjye kandi nanjye biranshimisha kubona umuntu ambwira ati ndagukunda ntanzi ariko kumva ko ambwiye ngo arankunda nanjye nkumva ahubwo ndagukunda rwose nta kibazo. Mama Zuzu byanze bikunze nawe filime yaguhinduriye ubuzima mu buryo bwose bushoboka cyane, mu buryo bw'amarangamutima n'ibyo muze amaze kutubwira wowe mu buryo bw'amarangamutima uratubwira uburyo yaguhinduriye ubuzima mu buryo buri positif n'uburyo buri negatif. Byanze kunze bino bintu byo kumenyekana hari rimwe na rimwe ibyo byica. Yego byo rero filime kuva igihe cyose nayikeneye mbona ko hari intambwe mvaho nkajya ku yindi mba kuri esika rimwe ngenda nura ajya ku yindi. Icyo ni ikintu cyiza sinategereje kubera ko ni akazi ndahembwa tugahaha tukarya nkambara neza nk'uko umeze urabona ko ndi smart. Ubundi ikindi kintu filime cyiza yangejejeho ni ukumenyana n'abantu bamwe na bamwe bakomeye. Ukinjira ahantu bagahita bakwakirana yombi bati niwesha wadushuhuje ndikubona muri banke ku mirenge ahantu henshi kuri polisi ugasanga ahantu hose barakuzi kandi barakwishimiye serivisi zikoro. Niba ugiye nko ku karere ukabona serivisi ziroroshye zo mu butaka ziroroshye mbese ahantu hose ari kwa muganga ahantu ugeze ukabona barakuzi noneho ukabona barakwishimiye bati mudihe masomo mbese ukabona ibyo ni ibintu byagiye binyubaka cyane bituma n'ibintu ndetse ntazabivamo n'uyu mugabo cyangwa se n'undi unwashaka akambwira ati tubishe udakambwira ati ariko urabanza web sinema wireke nabwo ni wenda kuretse ndakuretse ariko sinema sinzayireka filime sinzayireka kubera ko urumva irimo amafaranga sibyo ntabwo nsa nk'umushomeri kandi nkora ibiraka n'ibiraka sinakazi kaba karaba none ikintu kugira ngo wurire indege Rwandair yego bakwishyuriye itike ntacyo wikozeho ugenda ujye muri hoteli bakwishyuriye urya ibiryo bakwishyuriye utembera imodoka bagushyira bose wava muri sinema kandi kazi karuta ko ntako nakabaho kuri jye ni akazi keza kandi none uko kugaragara rero bigenda byagura n'imipaka bikagura n'izindi serivisi abahanzi bakadushyira mu ndirimbo zabo ugasanga ugiye mu clipe nka Bruce Melody niba arangira icyizere akavuga ati Mama Zuzu ngwino Aline Gahongara ati Mama Zuzu ngwino hari n'abandi benshi bari abana Vestina na Dorcas ndi muri clipe yabo iriya filime yitwa iriya ndirimbo yitwa Sibayari ndimo ugasanga umaje kugira ama clipe kandi clipe yo baguha gatubutse urumva rero naragumye iwacu se mu nzu sinjye imbere akabara bamenya wakumenya gute filime ni umunyenga gusa ibi bijyanye nanone hari ibikomere bagenda badutera abafana kajya kunukana nk'umufana yanditse uru comment ngo dore rwarukecuru baraje ngo dore cyagikecuru ngo rwarukecuru rw'ururayi mbese kumva arakwibasiye ukavuga uti uduhe yanankubita ukavuga uti uduhe yanankubita kuba bakwita igikecuru cy'ikirayi birankomereza singiye kubeshya birankomereza nkumva nkitekerezaho umwanya nkumva ndiye nkaba se koko ndi igikecuru cy'ikirayi ese koko hariho nanduje sida mbese ariko kumva ko ngo rwa rugore ngo ni mama pore ngo rubuze umwana warwo umutekano ako pore ndamuhungabanya pe ni umwana umwe w'ikinege wabaye ikigoryi kubera amafaranga mba ntunze harya miliyoni 80 zarabonetse rimbi igiye kuzaza insubiza kuko wazibye baramufashe rero nka pore iyo ngiye kumureba ngira ngo mugire responsable urumva n'umwana umwe dufite imitungo myinshi aha kugira ngo amfashe abayibereye umukobwa uko ngiye kumureba nkamusanga n'umukobwa umwe ejo ngasanga bikambabaza rero buriya iyo ufata umwana nka Paul ukamukubita nk'umubyeyi hari ababifata nabi si uyu mubyeyi arabona umuntu w'ibyanga bingana kuri abantu baramukubita amuryamisha hasi hari discipline namureranye yo kunyubaha mbese ibyo bintu rero bigatuma muri komite banyibasira ko kuri urukecuru kuko rwarangirwa rwaretse umwana akirira abana
ugasanga neza neza bibasiye umuntu. Hari filime ejo nakinnye yitwa My Secret. Ni filime y'umuproducer yitwa Karine ica kuri Beora. Ni filime nakinnye narazengereje umukazana umuhungu wanjye Israel uramuzi director uriya director yaje muri akora aba ari umwana wanjye noneho abafite umugore we naramuzengereje ngo babyaye umukobwa undi ashaka ko banzanira umwuzukuru w'umuhungu ndagenda urugo ndarwibasira ndarutegeka abantu bayoboye kiraje cyaroze umwana wacu kiraje kiroga n'uriya mugore umukometeze wakomeye hari ibintu bakubwira muri komite kumva wabivamo ariko none watekereza ko bigutunze kandi utari kumeze ukabigumamo ntabwo wabyitaho muzi nta komite zijya zikubabaza zirahari ariko ngewe ntabwo mbyita maze kubimenyera rwose niyo wavuga nabi niyo wavuga ute mbona ko ari akazi kuba uri umwe mu bantu batangiye muri sinema za mbere hano mu Rwanda ikigeragezo cy'ubuzima niyo filime ya mbere yanditswe n'abanyarwanda hari n'izindi zakozwe kuri jenoside yakorewe abatutsi mbere y'ikigeragezo cy'ubuzima uyifata gute kuri uyu munsi kuva icyo gihe ukaba ukirimo kandi ugasanga abantu bose baragutoranya rimwe na rimwe biterwa n'ukuntu ukina iyo ukina neza ugakina ibinyabyo kandi muri filime ntabwo ushaka kwigana wowe ugomba gukina ibikurimo ugakina ibyo bagutegetse ukavuga geste ukora ugakora geste zigusanzwemo ntiwigane ngo wabonye izabakoreye bakora bati kuko twa dufite hari umuzungu w'umudage wigeze kumbwira ati abanyarwanda mufite filime nziza cyane ati murusha n'abanigeria ariko icyo gihe yarambwiraga icyo gihe ntabwo bacishagaho icyongereza ati muzajye mushyiraho n'icyongereza cyangwa se igifaransa ati kugira ngo n'abatazi urwo rurimi ariko n'imbere nyine batarabikora ariko urabona kuva aho babikoreye amafilime yabaye meza cyane Mama Zuzu dufite na filime nshyashya uyu munsi twifuza kuvuga abantu bakanayireba cyane mbere yo kugira ngo ngire ikintu mvuga kuri iyo filime reka manze nunganire muzehe ikintu gituma wenda agifitiye icyizere muri iyi industry buriya abantu bakuru muri iyi industry turi bake yego cyane kwa kuba bake rero bareba noneho ahahise hawe se ibyo yakoze yabikoze neza bakabona ya discipline ufite kuva umufilmmaker bisaba kuba ufite discipline ihagije ukaba uri umuntu uzi gufata mu mutwe ikindi ukaba uri umuntu utica akazi k'abandi ngo wivange niba uri umukinnyi ujya kwigira umudirector ujya gutegeka ujya kuva ahantu niba kubwira ati Mama Zuzu wambaye ntibishaka kuvuga ngo yanga ibi nibyo byiza bigaragaza kuri kamera ngo bisaba kubaha rero iyo discipline yagendeyemo ni ukugenda yitwara neza no gukora ibyo bashaka bakabona yabikoze neza nibyo bintu bituma akazi noneho bikiyongera ko turi n'abake abasaza nkawe muri sinema turi bake bikaduha rero ya mahirwe yo guhora rero hari filime turimo gukina ni filime yitwa My Sister ica kuri channel yitwa Mishu Entertainment iyo filime rero ni filime nziza nashishikariza abafana bacu kuyikunda kuko mba ndi umudamu we nkaba ndi umugore wa kabiri nkaba ndera akana ke umugore yapfuye abyara ni filime bazakunda nize kutagafata nabi none toujours mafa urumva babakazi buri gihe n'umugore wawe okay tutarabivuga filime mumaze gukinana n'izingahe ngiye ngerageze kubara ndika ko yanahereyeho ntabwo yarimo n'umugore wa Samusure iya kabiri nakinnye yitwaga Umurabyo ngo umugore we yari Haji ni naho nakwizina Mama Zuzu yari afite umukobwa witwa Zubeda uriya Sara uriya muto ukina muri Seburiko yari umwana wacu ariyo witwa Zubeda indi filime yitwa Ikiguzi cy'amaraso ya Israel yari umusenateri nari umugore we hari indi filime twakinye yitwa Imboni y'ubuzima byari ibintu byo kwigisha abantu kurara muri supanete kurwanya malaria byari nka publicité twari kumwe hari indi filime yitwa yandi yamunwere twagiye gukina filime muri etaje cyane kuri zacu TV nawe umugore yitwa Ndera ni nyinshi zirenga 10 reba ningi yitwa My Sister umugabo wanjye ni nyinshi ariko ntabwo none uri umugome jewe uri mukase umugome jewe ndamuagresa nkamuagresa ariko nonongewe ufata neza akangurira za kado za anniversaire akambira murakoze mugore mwiza kwangiza buri ntwari cyane mu kwangiza amafaranga kandi ngo yakoze anniversaire namuririmbiye muzanye kado ngibise ni ibikingo bingona imbere y'abatumirwa
cyane muze ibintu nawe ntabwo ari Sami izina urumva nyine niko baba banegeye anzaniye kado narayifungura urakoze mugore mwiza kunyangiriza amafaranga nabera nabonye umuproducer umwasitinga akangira umuntu mwiza oya ceceka ataza kwivuga kubyumva uko yakoze ikosa nishura atamerisi kubera ko yanasitinze angira umuntu mwiza waze umugore we akabyara agahita ashaka ingera urera ese kuki bakugira umugome abenshi banza kandi ntabwo ndi umugome nuko uzi ukuntu ndi umuntu mwiza mu buzima gusa ndi umukinnyi mwiza ufata karagita nkayinjiramo uko bayishaka rero iyo nabikinnye nk'uko gukokana nabikoze gusa ngira n'igitsure sinkunda amafuti ni ukuvuga rero uko babishaka umwe yabonye nabikoze n'undi ni nkasitinga kuri ya sene afite agashaka bari wanjyana rero Mishuku de Chapeau yampaye sene nziza itandukanye n'izindi nahendahenda umugabo iyi filime twayibona hehe iyi filime iri kuri channel ya YouTube yitwa Mishu Entertainment ni filime nziza cyane yitwa My Sister nabashishikariza abakunzi banje Mama Zuzu bakunzi ba Papa Rwasa Nkota rwose turabasabye iyi filime ni muyikunde mugende muyirebe kwirunguruka gusa nurangiza ukore subscribe kuri iyi channel yitwa Mishu Entertainment nurangiza kandi uyisharinge uduhe na comment tuvuga uti ibi ngibi rwose murimo ni byiza cyangwa se muhindura ha mwongera iminota bakunda kudusaba ibintu byinshi bitandukanye ariko musore ko mwadushyigikiye episode mumaze kujya ku episode zingahe iyi ni season ni turashyiraho trailer baze kuyireba ariko ibice bya mbere byatangiye namaze ntabwo twari turimo hari hatangiye abo bandi bakinnyi bari abahoziri ba Sharifu ni filime irimo abasitari benshi ni filime ikinye neza ifite amajwi meza ishusho nziza abakinnyi b'abahanga muzayirebe shaka bese mujye kuri Mishu Entertainment hari amafilime mashyashya ari guca kuri YouTube meza abanyarwanda muri kwitondera ikintu cyitwa sinema ntabwo ari byo gupfa gushyiraho murategura ishusho ryiza location ikwiye bitewe ntabwo burya na location nziza bitewe n'icyo ushaka nuko hanyuma banagende kandi ngewe Mama Zuzu by'umwihariko mfite na channel yanjye kanitwikire nitabira abakozi banjye ndabizi muri benshi maje kumunda muri benshi ko iyo nkoze channel ukaza ukama subscribe nkaba maje kugira abarenga 2400 no kuvuga ngo afite abakunzi mu gihe cy'amezi 2 bigaragara ko bazanshyigikira rero mukunzi wa Mama Zuzu by'umwihariko ufite channel yitwa Uwiha TV Show iriho ibiganiro by'umuryango iriho n'udufilime twigisha urubyiruko ujyaho ukavuga uti ikiganiro cyitwa Ganira na Mama Zuzu hari undi muntu tuganira yitwa John Bryan niwe dufatanyije ariko channel yitwa Uwiha TV Show mujyeho mukore subscribe murebe ibiganiro nakoze mu comment ubundi mushaka munashyigikira mushaka mena amafaranga muri birenze ibyo byose n'Imana kwibara ubundi twarasenze tuburike ubundi twarasenze uri tarese gutanga nimero ya telefone ntaki umva 0782 642 mushyigikire bashuti banje bose nanjye mbashe gutera imbere mu nyohereza amadore ba diaspora mboneraho no gushimira aba diaspora ntari butangaza amazina ariko nandi buvuga ibihugu babamo hari umupapa w'ishiti yanjye uba muri Finlande naragushimiye cyane ku musanzu wamaye nari nasabye ubushize ngo abantu bamfashe kubona kamera ntabwo ndayibona ariko nabonye ko abantu byashoboka ntayibona ko namaje kubona no bakunzi bashyigikiye hari abandi bari mu Bufaransa hari abari mu Bubiligi hari n'abandi bari mu Rwanda benshi inkunga mwagiye munyohereza kugira ngo nzabashe kubona kamera nukuri ntabwo nayarenda cyafite nzagenda nyabika buhoro buhoro Imana nibishaka kamera nzayibona kongeye ku muntu wifuza gusapotinga uyu mubyeyi Mama Zuzu numwe mu bantu bakuru bari muri sinema kuki twabakinege ahubwo tubaza niba dufashe badushyigikire tuzamure tubakora ibintu bashaka za nama bifuza tuzitange be kutwangira ibyo dukina ahubwo bavuga bati wow ibyo bintu rwose nibyo hari aho biri murimo murigisha urubyiruko ko niba nigishije abantu ko abana baza nkababera shugamame nkabatera sida nkabaha amafaranga namara kubahaga nkabirukana nkazana abandi hari aho biri uriya mwana niba amaje kumukongeza sida ntabona ntakimushaka nkafata undi aragenda akabaho nabi kandi anarwaye ibyo bintu rero birahari mu rubyiruko tunagira inama urubyiruko aho kugira ngo rwishinge abashugamami ahubwo nibagende bashakisha imirimo bakora ibishoboka byose wabura akazi ko mu biro ukoresha amaboko ukoresha ubwenge ushaka kuza mu iduka rya muzehe nk'uko tukavuga uti wakuzanira abakiriya wamuhangahe ukagenda ukamuzana niba acuruza amateleviziyo amapasi ibiki byose ugakura ugatekereza cyane kuko kuba Kigali cyarade nugukanura ntabwo uzaryama ubundi ngo iyo bibye ibitotsi usarura ingonera ariko hari no kubwira ko
kujya muri abo bashuga mami muze naza kutubwira kujya muri abo bashuga mami n'abashuga dadi nabwo ngo ni ugufunguka amaso ngo bafite amafaranga kandi babuze uko bakorera akazi. uretse se ndashuga mami zirwaye nka mama Queen kuko aho hantu ndwaye nitwa mama Queen ntabwo ndi mama Zuzaho aho ndi mama Queen. Mfite umuntu w'umuhungu natoraguye mu muhanda ari bogari ukennye witwa Xavier ndamwondora ndagize mugira umugabo wanjye aba yiraye ku mukobwa wanjye bamuteye inda sida n'ingarukiye se nayimuteye yaragiye iteye umwana wanjye nanjye manamufuye n'ikantwari umugabo batorongera arigendeye kugeza uyu munsi mama Queen sinzi ahantu aba. Mbaje kubona umwana amaje guhaga Jado yambaye neza abaye bogari yogosheje neza ry'imireti ati nkaguharika hari akandi kana kaje iwanjye mbere nyirasenge bagati kuyindinda nako kaba sida karayitwara biturutse kuri wowe. Ubwo nanone sida irimo iragaruka deje mu muryango wanjye urumva birangiye umugore w'inshuti yanjye aje kumusura atari ko se mama Queen ko wahirewe wifitiye agahungu kagufasha umugabo wanjye ko ari igisaza ntacyo nashoboye nta kuntu nanjye wampa pase ntitubwire Jado nitubwire nani nde Xavier babahanye nimero aho kugira ngo amushakire undi abampega papa urumva urugo rwanye ni filime nabagatwaye se ubwo nawe arajyana ashyira umugabo urumva sida ni ukuvuga ngo sida ni uruhererekane abantu basigaye bavuga ngo ni umuturanyi mwiza ngo muraturana mukarambana ngo kuko ntawe ukica ariko sida burya iyo umugera runaka winjiye mu maraso uko byagenda kose ntabwo wakwisanzura nk'umuntu muzima. Rero inama tuba dutanga ni urwo ruhererekane bigaturuka ku muntu umwe bigakwira mu bantu benshi kandi bikagenda bigira ingaruka mu bantu cyane mu rubyiruko. Rero aba bahungu bavuga ngo harimo akantu nibyo karimo ariko karimo gahanda ariko icyo ugomba kuvuga ngo shuga mama aragufata akakujyana iwe akagutegeka ibyo ugomba kumukorera amafaranga ukarya wishyuye wowe kujya mu bya shuga mami ngo gutsibura niba ari ugutsibura niba ari gupfubura ibyo bintu vraiment shuga mama aragushuka akaza akakugeza iwe akagukoresha ibidakorwa kuko abakuyoboye bagufashe gutya ahubwo urakora ibikora ibi niba bitakunejeje ukabikora kugira ngo aguhe amafaranga. Muze kubwira ni nk'inama ki wagira umuntu uri kutorera muri kano kanya birashoboka ko yihebye yabuze akazi uyu munsi aravuga ati no kwica nakwica ubone wishora muri ibyo byose wamubwira iki? Ubundi akazi ntabwo kabuze haguruka ukore ugushakishe mu buryo bwose ufite amaboko cyane iyo ufite ubwenge ukagira n'umutwe utekereza ntabwo wabura icyo ukora muri iki gihugu ntabwo wajya kwiroba mu bintu bya sida ngo wabuze akazi urashaka amafaranga y'ubusa. Erega niyo atakwanduza niyo akazi karahari akazi ntabwo kabuze. Reka nkubwire niyo atakwanduza iyo sida ariko uhora uciriritse munsi y'ibirenge bye tuvuga ushatse shuga mame nka mama Queen sibyo uri umusore muto ufite imyaka 28 nturajya no kuri 30 kugira ngo uzacike mama Queen waciye imbyaro utakibyara ugiye gushaka umuryango wawe abakugenda bagufuhira icyo gikomeza uri mu birenge byo kazandi usaza nta kana kubyariye nawe ubwawe ayo mafaranga urimo kumuryango ni watunze wenyine ugasanga arimo arakudindiza kugira ngo azakure kure keretse umwishe cyangwa ukamutore kujya hano. Reka dusoze ku kintu ndashaka ko hari umuntu nko mu kigali cya Queen mushize twakoze ariko kuki utabwiye mu Queen reka vuge mu mazuzu kuki utabwiye mu mazuzu kugira ngo twibwire ntabwo twamumenye ni muntu ki mu buzima busanzwe na nkuta atwibwire bose mu buzima busanzwe ni bantu ki murubatse mufite imiryango harimo umuntu wenda kuri iki kiganiro gukomeza kugira ngo umugore n'umugabo reka duhere ku mudamu Ladies first jewe amazina yanjye bwite ubundi nitwa Uwimana Hamida ariko nyine nk'akazi nkora ko gukina filime maje kugira amazina menshi agiye atandukanye buri muntu anyita iryo ashaka bitewe na filime yarebye. Ndi umumama mfite abana 3 n'umwuzukuru umwe mfite rero urugo ndatuye ariko nta mutware mfite ndi single mom bitewe n'ibibazo nyine by'urushako rw'iki gihe bwa mbere narapfakaye ubundi ndashaka nshatse ntibyampira ubu ndirerera abana banjye nkishakira ubuzima ngahiga Imana ikadushyiramo akantu nkabona biragenda nk'igikondo ndi umumama nkunda kuvuga ngo wakuye amaboko mu mufuka wigize ko hari abamama wenda amara guhura n'ibibazo by'urushako ukumva ko agomba kwiyandarika cyangwa se guca inzira z'ubusamo kugira ngo agire imibereho
mama Zuzure ntabwo giye ari uko situation y'ubuzima bwanjye iteye, ndi wa muntu ahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima ariko mbyitwaramo gitwari, aho ngeze ubu ngubu ndashima n'abana amaje gukura, urumva niyo amaje kugira abuzukuru, maje ko umuntu mukuru. Urumva rero sinema ikabimfashamo, amapublicité akabimfashamo, amakinamico akabimfashamo, n'utuntu two kuba umunyamujyi ugakora utuntu dukomisiyoneri ukagenda ugacuruza bikanga, ejo ugacuruza iby'abandi bikemera gutyo. Mama Zuzu, utubwiye ko waje gupfakara ubona ko kimije jenoside yakorewe abatutsi, nabwo uza gushaka muri Rwakunda, iyo story yawe irahari, ni ikiganiro inkuru yanjye naragitanze. Ndashaka kumenya uyu munsi ntabwo ujya ubona abantu bakwinjirira cyane bashaka ko udafite urugo, udafite umutware. Buriya rero umugore wese wibana, nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783378096. nubwo njye nakubwiye ko nyafite ikintu cy'igitinyiro bantinya, ariko ntibaburana ba bandi nyine bigiriye icyizere akaza akanshotora. Ariko ubu hari ingamba nafashe. Nk'umugabo wambaye impeta, njye mbyita ngo ni cash power, amubona yambaye alliance gutya nkabona aje kumbwira ngo hayi mama Zuzu, ndabubwira ngo wewe go ahead jya kure yanjye singushaka, mbabarira njyewe ntabwo ndisiniya, niyo bariraho basangira, nta nubwo ndi pièce de rechange ugenda ufata pièce ukaza gashyira mu modoka yawe bana mushyiramo. No, njyewe ndi mama wiyubashye witunze, ntabwo nshaka gusenyera undi muntu. Narabikubwiye mu nkuru yanjye, njye nashatse umugabo w'undi muntu, ntabwo byampiriye. Rero njye nakuyemo igikomere, maze gukuramo igikomere rero urumva kuvuga ngo njye nakongera gukundana n'undi mugabo ufite urugo, nanone nukundi kwisubiza inyuma. Ikindi sinakundana na rwa rubyiruko ruri hasi ngo nongere nitwe sugar mama kandi nk'ibyo nkina. Nuvuga ngo ndinde icyubahiro cyanjye kugira ngo ibyo nkina muri filime bidahura n'ubuzima bwanjye busanzwe. Nkirinda rero umuntu nsabye urukundo nkabwira ko ntarwo ngira, kwanjye rwarapfuye no kuruzura biragoye, ubwo nyine mpita nkuhakanira. Ubwo se yaba afite urukundo nkanjye mama Zuzu maje gukura, sibyo? Ariko ntabwo ukoze kurya utakunda. Nakunda, afite umutima ukunda, ariko nabanza nkareba ngo uyu muntu ninde, ankundiye iki mbese, ankundiye iki? Niba afite urugo arankunda, ankundiye iki? Kugira ko ngira biro adafite urugo twaganira ari mukuru kuko ngira kondisiyo. Umuntu uri munsi y'imyaka 40 rwose bye bye, nta kintu bari abantu njye mvugana nawe kugira ngo ndwanye rya zina, ariko bitavuze ko nanjye nari umuntu, ndi umuntu mfite urukundo ariko rwarapfubye nyine, urumva narapiriranye. Rero mbonye umuntu uza akaruzura, twabanze tukaganira nkareba niba ajyanye n'ukuntu nifuza umukunzi yaba ameze. Yego uze uwo umuntu ari muri kureba akoze mu bintu bitandukanye, mu mapublicité tujye tubona ucamo atandukanye, amabanki, insurance n'ibindi bitandukanye, turakubona kuri televiziyo cyane pe kuva kera, tukabona mu filime atandukanye. Ariko murakibaza uyu musaza ni muntu ki? Arubatse ntiyubatse, ni uri muntu ki? Ubundi yewe nitwa Nkode Eugene. Mu basore dukina na filime, kubera ibintu by'urwenya, guterana urwenya, banyita Petit Frère. Nanjye niko mwita. Nawe niko nyita Petit Frère. Ni ibintu byo gusabana. Nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite abana bane na madame. Ubundi nkaba ndi umukinnyi wa filime wabigize umwuga, bya publicité. Noneho ubu ngubu niyongereho no mu bintu byo kujya gusabira abantu mu bukwe. Urumva ko cyane ikintu cyabinteye ibyo byose no kugira ngo nubahishe izina ryanjye, nanze ko izina ryanjye ryangirika, kugira ngo burya nicyo kintu cya mbere muri filime ujye wirinda ikintu cyagusebya kugira ngo izina ryawe ryangirike. Nk'ubu nk'abantu nkatwe tuzwi, ushobora gukora akantu gato ukumva umuntu yagufirimye, aragufotoye agashyize hariya, ugasanga noneho ataye agaciro, icyubahiro cyawe kirangiritse,
cyangwa se bakubonye wasinze uri mu kabare ibintu kururana n'udukobwa n'utwana n'iki ubusanzwe se ntabwo unywa gasembuye no kunywa byo nta kibazo wanywa ariko ukayinywa mu rugero ugataha ikintu cya mbere burya mu buzima ni ukugira disipurine ukubahisha izina ryawe ukanga ko izina ryawe ryangirika naho ubundi ibindi byose ubijyaho nta kibazo ikindi kintu ushaka kubwira abantu bakurikira ejo batazananyima akazi nka sofra amazuzu ntekera ubukwe n'ibirori nugira anniversaire nugira ubukwe wawe nugira graduation uzantumire nze gutekere ndi umutetsi mwiza cyane kandi wabyize bimazemo igihe reka ibiryo biryoshye nugira ngo ndabeshye uzantumire umwe nka senkanire ko nagutekera ibiryo mu rugo kandi kumva biraryoshye urumva rero ako nako nakazi nkora kakandi gatuma nyine umuntu abasha ubuzima kwisunika ikindi buryo uri wenyine nk'uko nguko ntiwigire ukumva ko utegereje ko ubuzima bwawe utegereje ku wundi muntu ugomba kuguha 1,000, 2,000, 3,000 ntihandi baragusuzugura ariko iyo wigize ukigura umwenda ukigura amavuta ukisiga ukigura ukweto ukitegera nta muntu wabona ahantu aguhera burya iyo wisuzuguye rero ugahora wumva ko jaradazampa 5 mze nkotazampa 1,000 ugahora aho ngaho ni buri wese ushobora kukwinjira abona ahera nkanya amazuzu rero ashaka kumenyera nta muntu wabona ahantu ahera ko nakuye amaboko mu mufuka nibyo reka tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu nta kindi umuntu yarenzaho ikiganiro cyiza tumaze kugirana cy'abahanga dufite muri sinema yacu y'u Rwanda kandi batangiye kera mama yatangiye 2008 iyo ni imbere 2005 kera kabisa abenshi navuga ngo bavutse muri 2005 n'abasore ahubwo harimo abo mbona dukinana bakangurira bati watangiye filime turi muri primaire ati tukakubona uri muri primaire turi muri primaire ati none tugize imana turiho turakina kandi icyo gihe nabwo ntiwangana n'uburyo buryo usaza n'agasaza bakirwa mu bana utaza tubwira ngo n'icyo ukoresha utwo twana nyine ibanga ni ukwisazura ibanga ni ukwisazura mwakoze cyane kwa natwe mu kiganiro mwakoze cyane